yarakiri mutoya murabyumva ngira ngo atabarutse azize uburwayi busanzwe. Abanyarwanda tukunda kugira kubura umuntu tukakirekaho n'imvugo. Azize uburwayi busanzwe yitabye Imana ejo ku itariki zingahe 2 z'ukwezi kwa mbere, bivuze ngo umwaka yawinjiyemo niwo wabaye wa 44. Imana rero tuyisaba kumwakirira aho buri wese igira aho yamugeneye. Ubwo nicyo twagira ngo tubamenyeshe, kubera ko turi gukora ibyihuta rero turagira ngo tuze guha hanasizemo abana bakuru barimo duherukana wo gushyingira ejo bundi yaramaze kuba umugabo. Ni umugabo wo kugira icyo avuga, waserukira barumuna be akababwira ubundi buhamya, kimwe nuko twese tumuzi twagira icyo tumuvugaho. Ariko kubera ko amasaha ari kugenda turasaba Alphonse agira icyo abwira imbaga iraha ku mubyeyi we Josiane. Karibu Alphonse. Mwiriwe. Mbere ndabanza kubashimira mwebwe mwese mwaje kudutabara. Imana ibahe umugisha. Rero mama muramuzi kuko hano niho yavukiye, niho yakuriye. Ntabwo yigeze agira imihana ajyamo ya kure, wenda ngo hari andi mateka yaba yarubatse hirya kure. Amateka ye nayo muzi hano. Mama bijya bigorana kubivuga, ariko cyambere nshima Imana nuko yagiye turi kumwe. Narimaranye nawe icyumweru, namanutse mva ruguririya naje kuwa 5, icyumweru cyuzuye uyu munsi. Kuva naza kuwa 5 sinigeze muva iruhande, namugumye iruhande, twaraganiriye bihagije, yaransezeye. Ngira n'igihe mbona ko ari kugenda mpamagara abavandimwe banjye ndavuga ngo nibaze bamusezere agihumeka, nabo bazasigarana iyo foto. Ku cyumweru nibwo abavandimwe baje kumusezeraho kuko yari ababaye cyane. Kimwe cyo navuga kuri mama, ndamushimira cyane, yabaye intwari. Twabayeho mu buzima butari bwiza, ariko mama tubera intwari, aturwanira ishyaka. Hari ababyeyi bajya babibigwari benshi, ubuzima bwahinduka bagatabo babyaye bakigendera. Mama ubuzima bwarahindutse, apfana natwe, araturera. Sinasiba kubabwira ko hari nubwo yajyaga gukorera ahantu runaka agakora umubyizi wose agamije kugira ngo bamuhe ibivuza tuzanire. Yaharaniraga ko twebwe abana be twagira ubuzima buzima. Aho yari yabishize mama sinzi kudetaya ibintu, ariko ndavuga muri makeya. Mama ndibuka umunsi umwe naramubwiye ati rero ndabona ubuzima bw'inaha bucanganye, kandi no kwiga urabona ni hatari, kugira ngo mbone uburyo bwo kwiga ngiye kujya i Kigali. Ndabyibuka ikintu yambwiye, arambwiye ati mwana wanjye rero ntabwo nkwanze, cyabikoze kanze ndaje ngushakira impamba. Yagiye kwirirwa ahinga, ahingira amafaranga. Icyo gihe bahingiraga 600, ama amafaranga 500. Arambwira ngo ni impamba ngo haye iza cyane twasezeraniwe n'Imana, turitegereze twizeye, kuko data idufitiye aheza ijuru kumana, tuzahurirayo bagenzi, aheza mw'ijuru tuzahurirayo bagenzi. Ntituzongera kubabara, tuzashira agahinda kose, aheza mw'ijuru
bagenzi aheza ijuru tuzahurirayo bagenzi. N'umunsi wo gupfa. Uyu munsi washimye ko mushiki wacu atabaruka, twihanganishije umuryango we ndetse n'abaturanyi n'inshuti n'abavandimwe. Tugiye kumuherekeza rero, turakwinginze ngo uze kuba mu ruhande rwacu twese kandi ukomeze umuryango. Urabona ko hasigaye abana ndetse bamwe hakirimo n'abakiri bato, ariko kubera ko nabo ari we wabaremye, tuzi neza ko uzabagirira neza kandi ukabarera ukabakuza. Komeza kubana rero n'imiryango, dushyiremo urukundo kugira ngo tuzabashe gufasha aba bana nabo babashe kwegera ijuru. Buri muntu wese muri twe reka bimubera isomo, ko tuzi ko twese tuzagira umunsi wo gupfa. Hanyuma tujye twigira rero ku munsi nk'uyu, kandi turagusabye ngo umuntu wese uri hano n'abatari hano twese duhe kwihangana, dukomereze mu buntu bwawe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. noneho rero ukuntu tugiye kumusezeraho, kubana na Yesu iteka mw'ijuru bidutera umunezero bikatwishimisha mw'isi umushyitsi sinzayihoramo ahubwo ndi mu rugendo runjyana mw'ijuru. Mw'isi yemwe mw'isi ndi umushyitsi sinzayihoramo ahubwo ndi mu rugendo runjyana mw'ijuru. Urugo rw'Imana ajya runyereka ndurora runyegereye arumishuye bituma nifuza cyane kugerayo. Niwo mwandu w'Imana Yerusalemu nshya bituma nifuza cyane kugerayo. Niwo mwandu w'Imana Yerusalemu nshya. Pawulo yaravuze ati tuzabana iteka ryose n'Imana, niko tubisoma. Iryo sezerano risoreze tubane iryo sezerano turisoreze tubane
kugira ngo nta gisigo kujyana umurambo tukajya aho tujya kuwubika nk'uko kiremwa muntu ari uko cyagenewe. umuntu wese yabuze se
umuntu wese yabuze nyina, umuntu wese yabuze ababyeyi bamukunda nawe akabakunda, arazi agahinda ko kubura umubyeyi. Genda dawe n'amawe n'agasaga, ruhuka ababyeyi, ruhuka n'amahoro. Genda dawe n'amawe n'agasaga, ruhuka ababyeyi, ruhuka n'amahoro. Ehe dawe, ehe mawe, twe turaza aho mugiye, hahari abantu b'umutima, urukundo n'ubutore n'ubutungane. Genda ababyeyi, genda amahoro. Genda dawe n'amawe n'agasaga, ruhuka ababyeyi, ruhuka n'amahoro. Genda dawe n'amawe n'agasaga, ruhuka ababyeyi, ruhuka n'amahoro. Dawe mawe dukundire, mumvirize ijwi ry'umuryango baririmbira, ubashemeze inzoga se muzora iki?
kandiga muramenye cyane kuri kugira ngo hatazabaho gutungurwa kuri buri wese uri ahangaha n'abandi. Nuko rero ndagushimye kuko wemeye ko bigenda gutya kandi byari mu mugambi wawe mugari w'umwana w'umuntu. Niyo mpamvu twebwe abakumenye tukagusobanukirwa tutajya duterwa n'ipfunwe n'agahinda, ahubwo mutangabugingo bidutera kurushaho kwitekereza ko tuzi ko neza natwe ejo ari hano. Inzira niyi kuko na Kristo yayihinduye irembo ubwo cya gihe cyari kigeze. Nawe ukomeze kuturindira umuryango kandi ukomeze kudushyigikira muri byose. Byatse Imana nizeye izina ryawe Yesu, urakoze, amen. Kubera ko iyo tuza kugira ibyago tukisanga turi twenyine cyari ikibazo, ariko guhera mu gihe twagize ingorane zo kurwaza mushiki wanjye mwatubaye hafi. Hari abatuzaniye igikoma, hari n'abadusengeraga, hari n'abatubazaga uko bimeze. None Imana ishimye ko umunsi nk'uyu nguyu nyine aruhuka. Turashimira Imana rero ko iyo ntabwo igiye itungurwa n'ibihe. Umwana washyinguye umubyeyi we nk'umuryango twicaye turatekereza dusanga atari ngombwa ko byarangira gutyo tutamuhaye ishimo, ko ni igikorwa yagikoze. Twamugeneye akarima kari kuri Senga, tuzahamwereka nitugena umunsi wo gukurikira tuzabamenyesha, kuko murabona turatunguwe, ntabwo twari twabiteguye ariko tuzabamenyesha noneho tubashe no kuhamwereka. Murakoze. Murakoze, nta byinshi navuga, gusa ndabashimiye mwese abatubaye hafi. Nyine tugiye gukaraba nk'uko babivuze, ariko n'ubundi mujye mutuba hafi. Aha ni iwabo wa twese, aha ntawe ujya hazungura, aha ntawe ujya, nyine aha twese niho tuzajya. Tugomba kwakira ibyabaye, ahubwo mukomeze kudusengera kugira ngo n'aba barumuna banjye nabo bajye ejuru. Ibindi Imana iduhane umugisha. Isengesho baritangaje ryo gusoza gahunda za hano, numva igikurikiyeho tuzamutse tugiye. Nzahita nsezera ku isi n'umubiri ngende, nzajya kwibera iwacu kwa data mu mahoro, ntandukanye n'imibabaro yose yo ku isi. Nindangiza imirimo yanjye ya hano ku isi, nzahita nsezera ku isi n'umubiri ngende, nzajya kwibera iwacu kwa data mu mahoro, ntandukanye n'imibabaro yose yo ku isi. Nzabwira isi, nzabwira isi sinzanagaruka. Nzabwira isi sinzanagaruka. Nubwo ndi kubabara cyane hano ku isi, ndabizi neza cyane yuko bizarangira. Nubwo icyo nkeneye cyose atari ko nkibona, ariko iwacu nta na kimwe kizaburayo. Nubwo ndi kubabara cyane hano ku isi, ndabizi neza cyane yuko bizarangira. Nubwo icyo nkeneye cyose atari ko nkibona, ariko iwacu nta na kimwe kizaburayo. Ariko iwacu nta na kimwe kizaburayo.